ikaze nanone kuri Kiss FM abatumirwa bacu bahageze Dany Beat DJ Trouboy mumeze mute ni wane aha uyu munsi rero twakiriye Dany Beat twakiriye DJ Trouboy abasore babiri rwose b'impanga nanjye mbanje gutera igiceri kugira ngo menye ngo uyu ninde Welcome brothers, welcome. Thanks a lot. Mumeze muteze? Ya ni sawa kabisa ubuzima biragenda. Trouboy wageze no ryari? Naje in June. Maze nk'ukwezi n'igice na. Ukwezi n'igice? Hari hashize igihe kirekire kabisa ntakubona mu mujyi. Wari ugiye guteka? Waragiye guteka ibintu byinshi. Nabanje ndiga ndangije ndakora nari ndi mu resident DJ muri Kazakhstan. Wari uragiye muri Kazakhstan? Rega nkubwire hari ibihugu mu buzima ubu udatekereza ko abantu bajyamo. Kazakhstan. Dany Beat. Beat. Ni wane kabisa. Umeze fresh. Ni wane. Dany Beat yambaye lunette hano. Niba utarebye filime ya Mad Max ntabwo wazimenya. Zirinete zikanga abantu benshi. Zirinete zikanga abantu benshi. Hanyuma se Dany Beat muragiye wowe n'impanga yawe muhisemo kujya muri entertainment. Noneho rero ndashaka kumva umunsi wa mbere ababyeyi babimenya. What was the reaction? So no kuvuga dufite big brother wacu witwa Pasi yaririmbaga muri groupe kera yitwaga Young Dreams. Bafitanye indirimbo bakorera Casanova yabaye hit. So niwe muntu wadukundishije music cyane. Yatwubishaga indirimbo nyinshi bigeraho biza muri Blood tu. So ubu ngubu uragiye kuko wize IT. Nize electricité. Kumbe twize bimwe. Ubu ngubu turi bamawaya. Hanyuma se Dany Beat ni gute wahinduye electricité ukavuga ati electricité ngiye kuba wenda nyiparitse nkore music cyangwa se ni ibintu byose bijyana? Ukuntu byagenze ngewe byatangiye neza muri 2009 nangira gukora production. Natangiye neza 2009 kuko nari mfite imashini icyo gihe n'umukazi wacu ari wayidusigiye yabagamo software ikoranuza gusa yabagamo Fruit Loops cyangwa FL. FL. Rero icyo gihe ntabwo internet yari iri common. So nta kindi kintu nakoreshaga imashini. Icyo nakoraga ni ukwiga ibiri. Ntabwo nabashaga kwa nareba movie cyangwa indirimbo icyo gihe byabaga bigoye kugera no kuri YouTube. So gera tweet brother waje tukajya tuyikinisha bya Atari. Ngiye nkomeza kuba interested. Rimwe nkajya mbikora nkumva sibiciyemo fresh byakanga nkajya muri salon nkumva izindi ndirimbo nkumva I can still do better. So nkahita asubira muri room nkakora. Nabigenje gutyo bigenda bikura 2014 nibwo na recordings indirimbo yanjye ya mbere nakoranaga no mu producer w'ishiti yanjye yitwa Krizo ndamubona turamusuje cyane. Krizo kabisa is my good guy. Turakorana nanjye ku recording indirimbo bwa mbere ndi improving. So buri munsi ndi improving. Hari ibintu byinshi ntiga narinzi. Abantu rero batari babizi nuko imwe mu ndirimbo za mbere na producing indirimbo ziri mu ndirimbo nakoranye na Dany Beat. Nakoranye na Dany Beat ku bantu batari babizi. Hari indirimbo nize kuba nkorana na Malone kera. Urayibuka? Ndabyibutsa Malone. Twakoze indirimbo nyinshi andi. Hanyuma se Trouboy mbwira rero ukuntu wowe wari ufite grand frère haye yari umubyinnyi yari umuririmbyi none ukahita ugira twin brother. Impanga yawe ikavuga ati genge muri production. Wowe wahisemo gukora DJing gute? DJing natangiye kwanza nyine nkoresha virtual DJ. Ndakeka umu DJ wese nanjye ndayize nari umu DJ n'umuntu utari umu DJ nkuko bivuze wiheraho nyine ugakora practice. So after nyine maze kumenya basic stuff naravuze gukina growing up ngura icyuma cyanjye
natangiye ngura agakoresho gatoya mba comfortable ndagakoresha cyane ku buryo nagiye no muri China ndagakoresha nabwo ngeze aho numva gukoresha gatoya nshaka gukomeza nzamuka nawe se wari warize amashanyarazi njye nigaga digital media wigaga digital media ubuse digital media ni gute wayisobanura nk'abantu digital media irimo nuza zitandukanye harimo sound nyine mastering harimo video editing harimo graphic design ugera nyine mu myaka ya nyuma warangiza ugahitamo icyo ushaka kufokasingaho cyane njye nafashe nyine ibintu bya graphic design so ugiye muri graphic design nangwa se kwa kundi ni gute uyihuza na DJing ubu nguru mu DJ ujye wisanga hari graphic design ukoresha cyangwa wenda utari gukora kuri poster yawe ndigucyo nyine hari igihe mbona event bakambwira nta muntu wakora poster so tugiye gupfa kuvuga kuzakora nkahita mbwira it's a bad idea na event itagira poster ibaho so nkahita nicara nkafungura machine ko nabyize nkahita ntangira ku designing my own posters none se DJ Trouble niki wabwira nk'umuntu uvuga ati giye ndashaka guhagarika ubumenyi bumwe kugira ngo nkore ubundi wumva ari ikintu cyasawa cyangwa you would prefer ko actually ibyo bintu ubwo bumenyi ufite ubuhuza n'icyo kindi wumva ushaka kuba yego bikunze ubashije gusanga ari ikintu wakuze wiyumvamo kuko ndakeka twese twarakuze rimwe tugerageza ibintu bitandukanye kubyina kuririmba narabyinnye cyane hataba video koko arabatuzi tubyina ahubwo nje na Dany Beats nk'aba twins aba twins babyina alright hanyuma reka tuze tugaruke mu kanya none tujye mu project Dany Beats afite ama project menshi yagiye akora ushobora gusanga indirimbo ziwe uziza ariko utaruzi ko ari Dany Beats wazikoze ubwo rero na Trouble aratubwira niba aje noneho kuba yaguma hangaha yakora ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye anyways we'll be back uracyari kumva Kiss FM 102.3 nta yindi is the hit music station in Kigali. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the stars. Are you ready? Indeed we are ready. Uracyari kumva Kiss FM uri kumwe n'abajene hano bakomeye cyane harimo Dany Beats harimo DJ Trouble abasore b'impanga bari very talented mu gisata cy'umuziki. Dany Beats ubu ngubu ni nk'izihe ndirimbo wagiye ukora zikaba the biggest success azikamenyekana kurusha izindi? ndakeka ari hafi ya zose indirimbo hafi ya zose indirimbo nahereyeho nk'eshatu like top 3 ukunda nahere indirimbo abantu babanje kumenyeraho bwa mbere yari bimarire ya Bluestone then hakurikiraho twifunze nasohokanye n'abajama then ahita hakurikiraho twifunze ya Syntax ahita hakurikiraho Jama ya Ritange Kagaju Jama ahita hakurikiraho Special ya Kevin Ska Special hazamo Controller hazamo Kugasima ya Bushari hazamo Nibizi ya Bushari nayo hazamo Fever ya Kivumbi Mike Ayihura 630 n'izindi project nk'enye twakoraye na Sabrina yiwe na Kivumbi ejo bundi hashize iminsi myinshi gose nabonye yananujuje miliyoni irenga abantu barayirebye kuri YouTube kabisa twahitinze first mili Nice. So hanyuma how do you work together? Muko muravukana ubu ngubu hari igihe ubu muvuga bati wenda Dany Beats hari skill ukeneye izubu DJ wenda singomwe kuzikorera cyangwa se DJ Trouble avuga ati genda shaka gukora wenda nka soundtrack nkeneye umu producer mujya mukorana cyangwa mu mupinga nayo y'abantu bavukana cyangwa rero shanago turakorana no kuvuga nka gutya Dany yakoze indirimbo iyo ngiye guperforminga kuko buriya ugomba kuba original so I use his songs in indirimbo ze nka zose kabisa making ashobora ko nakinye nk'indirimbo 10-15 nice ngwije kurisha ihera iwabo so akira indirimbo rakoze naje ngakora indirimbo zo muri club na making ashobora ko nizijya muri club zigomba kuba ari top notch hanyuma se Dany Beats iyo ugiye guhitamo umuhanzi mukorana uri umuntu ugendera wenda uyu muntu yampaye ikira kandi amukorera cyangwa uhitamo abahanzi mukorana bitewe na n'ukuntu ukunda music ushaka gusohora? Biragoye cyane ariko ngiye mitamo indirimbo nziza hari n'igihe nkora project rwose nkagera ahantu nkanga ko tuyisora
kagenda wumva utarayikunda navuga ati kabisa tugomba gukomeza tukayikoraho ariko nyine abahanzi ni bake babyumva so niyo mpamvu nabaye ngabanyije gukorana n'abantu benshi kuko nanjye byalimitingaga creativity yanjye so ikibazo kiba muri studio ni kimwe nuko umuhanzi aba yumva ko ari we wenyine uri ufite mission muri music industry ariko twese tuba tuyifite producer video director ashaka kubwira ati akora ibi n'ibi muri video ntubyumve ariko ugomba kwibuka ko nawe akeneye iyo Grammy uri gushaka so nawe ari gushaka what is the best for all of you not just you so not just you alone hanyuma se hari ikibazo ushaka kubaza gato ariko mu gihe tugihuriyeho right uko muri babiri hamaze iminsi cyangwa se no kuva kera aho wenda nk'umuproducer ufite umuhanzi wakora indirimbo akaba afite igitaramo right hanyuma se nk'umu DJ wenda ushobora kuba hari igitaramo wateguye cyangwa se witabiriye right aho ugira gutya hakagira ukuntu ibitaramo bihagarikwa bitewe wenda n'urusaku icyo kintu mukibona gute cyangwa ni ubuhe butumwa mwumva mushobora kuba mwatanga ku nzego z'ubuhagarariye wenda DJ yabanza akavuga ikibazo cya sound ibyo birumvikana kuko n'abana ari igihe bakabya agakina umuziki akawushira hejuru cyane ukabona ntago yitaye ku bantu bagiye kuryama ko ibirori byinshi biba nimugoroba cyane nijoro so rero nyine n'inzego zibishinzwe nazo zajya zibanza zigatanga warning nimba banabikora which is good bagatanga warning bakaza bakanabwira ni murenze volume so ubwo abo bantu nabo niba njya kwirenza nyine birumvikana ko ari warning wahabwe nimba utayubahirije ibikurikiraho nawe hari n'utumashini by the way dupima sound dupima ama dB so nanjye ibyo nibyo nari ngiye kuvuga urabona like ubugu ujya kubona ukabona baraje baragufungiye ngo mwasakuje ariko wabipimye gute niki kibisobanuye ko twasakuje ngo yango turi kubumva so ukibaza nanone abantu bahavinga fans bacecetse like it's different so bagomba gutanga izo tools zipima decibels bakaziha buri muntu akabazi ko nayirenza aracibwa amande nkuko aba alcohol test ntabwo umuntu agufata itavuga ati ndumva uri kunuka inzoga tugende mufunge so ni ibintu bigomba kumakinga sense kurusha uko dukoresha ngo amatwi cyangwa amarangamutima uyu munsi wabyutse ubabaye ukahita utura abantu bose ibibazo byose so I feel like bagomba kubanza gutanga izo tools zikagurishwa abaorganiza ibitaramo mukaba muzifite ubwanyu noneho bagashiraho rule aho mutagomba kurenza sibyo nkuko habaho speed meter umuntu atwaye speed governor umuntu yatwakarenza 180 ntabwo ari umupolisi umubwira ati nabibonye wirukaga imashini uvugana n'imashini uvugana n'imashini so tubikoze gutyo byabakavuyo cyane hanyuma se nk'iyo bibuze gutyo bikahagarikwa ese mubigenza mute mwamufite nk'amashyira hamwe aho mwishyiramo mufite umuntu ubahagarariye ugenda akazamura cyangwa buri muntu wese arwana urwo rugamba kwa kundi kuri Twitter njya mbona umuntu yanditse agataginga wenda se umujyi wa Kigali cyangwa se police cyangwa abantu bose bigenda gutse kugira ngo ijwi ryanyu byumvikane for now ntabwo dufite ahantu hari specific wavugira ikibazo cyawe kuko nanone ntabwo ubuzugiye rimwe ni meya ufunga undi munsi ni polisi so ntabwo uzi urajya kuvugana nande umenye ikibazo nyacyo uko gihagaze so for now biracyari mu kavuyo tu ariko I hope ko bari kubikosora alright ubwo rero nizere ko inzego zibishinzwe rwose ziza gushyiramo imiyaga kugira ngo yaba sawo ngabo bari muri gahunda zabo badasakurizwa ariko nanone n'abakora akazi kagakomeza reka tugaruke mu kanya we'll be back. Check it out 102.3 Kiss FM Breakfast with the Stars. Are you ready? Yes, we are ready. Uracyari kumva Kiss FM 102.3 aho ngaho rero nibwo uracyari kumwe nanjye aho ndi bumuntu ndi kuganira na Dany Beats ndetse na DJ Trap Boy n'abasore babiri b'impanga bariko umwe n'umu DJ undi n'umu producer w'indirimbo turacyari gukomeza kuganira sasa Dany Beats
reka tugaruke gatoya kuri challenges. Urabona ejo mundi nibwo hari inama yari yabereye ahangaha ya African Colors ya Rugamba yazanyemo abantu bigiye batandukanye. Mu bintu bimwe byavuzweho hari ikintu cyuko hakeneye kubaho inzego zihagarariye abahanzi ariko mu rwego rw'uko ejo bundi yo wagira ikibazo hari umuntu ukuvugira. Right? Ese indirimbo yawe uririmbye nako cyangwa se ucuranze cyangwa se usohoye ese iragenda yagera ku isoko ikagurishwa ikakugarurira za revenue? Urumva n'ibindi bintu byinshi. Ubu ngubu nizihe mbogamizi ubona iyo uri gukora cyangwa se producing umuziki wawe? Inzego zo zirahari inaha dufite abazita hariya muri duza Iraq dufite y'abahanzi dufite y'ababyinnyi abantu bagiye abaproducer abakomedi zirahari pe y'abaproducer yabonye ubuzima gatozi ni Jay duhagarariye muri rapo muri rapo so inzego zirahari abazikoramo nabo ntabwo bakora awareness nyinshi ku buryo umu artist kuko hari aba artist banjye twahuye bamwe na bamwe ugasanga ntabwo bazi intuza yitwa RSIU. RSIU niyo yishyura aba artist, Rwanda Society of Authors. yishyuriza aba artist ikabaha amafaranga. Ibyo byose ni ibintu like umu artist ugitangira atahita amenya kuko we aba afite haso nyinshi cyane ari kugenda, so hakeneye awareness, hakeneye gutanga ayo makuru no tukamenya noneho umuntu abikurikirana gute, se iyo ndirimbo wa mugani yakinwe ahantu hangana iki kintu inshuro zingahe, so ukamenya nuko nawe umenya royalties zawe uko zihagaze. So ibyo ni ibintu wenda ni awareness muri music industry dukeneye. Ariko nyine haracyarimo ikibazo nyine abantu turi kugenda tugerageza kubifightinga. Harimo n'ibyo byo gufunga amashows kuko tuba twinvestinze, ugasanga investinze muri show usanga washyizemo amafaranga, hari nabo bajya batumira nk'abandi bohanzi yahageze ugasanga cya kintu cya gitaramo kirahagaritswe kandi nta makuru namwe mwahawe. Bibaho cyane. Hanyuma Trouboy, ubu ngubu ndya mbona aba DJ bakoresha ibitaramo bigiye bitandukanye. Ejo mundi nibwo nawuze mbona noneho hari n'aba DJ basigaye bakora n'indirimbo ugasanga ya featuring n'undi muhanzi. Wowe ntabwo uri gupanga kuba ushobora kuba wakora nka album yawe wa featuring n'abandi bahanzi? Nanjye zirahari ahubwo zishobora gusohoka by the end of this month. Zimwe zose nyine nakoranye na Dany Beats. Nanjye nyine naraproducinze watangira akongeramo ideas ze akaba yanayimasteringa. So then after ari labels maze kugirana connection nazo, so zizaba released under a label. Ntabwo zizaba label yanyu cyangwa ni label ari ziherereye muri South Africa. So ni gutyo tuzazi releasing indirimbo zigiye kuza in the future, so we hope ko zizagera kuri stage yo hejuru cyane. Kuko twapimiranyije indirimbo yagikinwa no hanze y'u Rwanda. Nice. Dany Beats ni nk'uwe muhanzi, ni nk'abaye bahanzi nyarwanda utarakorana nabo wifuza kuba wazakorana nabo? Ndahera kuri yandi umuntu wose nari namutekereza. Ndahera kuri yandi kabisa hari Buravan nawe twagiye duhura. Undi muntu nzi ko twakora ibintu byiza cyane harimo Neil Ngabo, hakazamo Bruce Melody. Maze n'iminsi ndi gupanga gukorana na Dany nanone. Dufite project turi gukora na Young Grace. Mwarayitangiye se? Twaratangiye, twarahuye. Musuri we afite studio, twatangiye record sessions, so
ya Dany nanone yahoze ari umu favorite wanjye kuva kera, so naramushatse ndamuhamagara nawe ati ndashaka dukora indirimbo. Okay. Hanyuma reka mbunda mbabaza kandi kabazo we na mwaba muhuriyeho, right? Hanyuma hari igihe rimwe na rimwe abantu benshi bashobora kuba bashaka kuba batangira mu gukora mu gisata cy'umuziki, right? None bakavuga bati ikibazo nta hantu mfite myigira, nta hantu mfite ntangirira. N'icyo wabwira umuntu ushaka utekereza ko yabuze habyigira kandi we natekereza ko afite impano kandi abyize yabimenye. Umva byose bikeneye kujya mu mashuri cyangwa hari uburyo cyo ushobora kwiyigisha uri mu rugo? Hari uburyo ushobora kwiyigisha. Icyambere ngewe nyakunda kwibwira abahanzi bamamagara bashaka ubufasha bwanjye, akambwira ati nta mafaranga mfite ibiki n'ibiki, ariko ngiye ndababwira ati ugasanga umuntu araguhamagaye ari Musanze, deja Musanze hari aba producer bahari baho, sibyo? Ngiye nkamubwira ati like genda ubanze ukorane na mugenzi wawe ukwegereye aho hafi, sibyo? Ngiye kuko ntabwo nakicara mu mwanya wanjye w'amasaha 3 cyangwa 4 kuko bishobora no kurenga n'icyumweru kikageramo kuko aba ari ubwa mbere ageze muri studio. Ariko iyo atangiye a practicingira iwe mu rugo, iyo nyita nka practice yo mu rugo, ugakorana n'umuntu ucuranga mu rusengero rwanyu, ucuranga gitari, mukajya mwicara mugatangira gucomposinga music, bijya kugera ahantu tuzahura uri perfect already. Nanjye ndikuvuga ati timu yose yanyu mwakoze akazi keza, wagutoje ibi, so umuhanzi aba yumva ko ugomba gutangira ufite budget, ariko ugomba gutangira ufite good team. Ikintu cy'ikipe cyane cyane ko muri no minsi kubera hari ibintu byinshi babiri kuba, hari social media, ugomba kuba uri hejuru, hari gushaka ba partenaire cyangwa se abantu mukorana mu bya business, hari gushaka performance, hari ibintu byinshi umuhanzi aba adashobora kuba yakwikorera wenyine. DJ Trouble, niki kuri wowe like what is the biggest thing or the biggest interest cyangwa advantage yo kuba wakorana n'ikipe? Gukorana n'ikipe ni byiza kuko ntago ibintu byose wabyimanaging. Maze ko abantu bavuga bati ikipe irahenda nabigenza ne kugira ngo ngire ikipe, ububwira iki? Ikipe nyine ushaka gukora ikipe y'inshuti zawe nazo zishaka kuzamuka. Niho utangira ko nawe wamugana ntago utehera hejuru. Ushaka kuba ufite nka mugenzi wawe, sibyo? Let's say afite skills yo kuganira n'abantu, yagendana akakwakira akazi ko aje kuganira, sibyo? Ufite undi afite nka appareil photo, right? Ariko ntago azi gufotoresha telefone neza. Uwo muntu nyine niwe uhera ubwira we tujye tujyana uko nzajya nzamuka nanjye mu yandi nzajya mbonamo tuzajya dusharinga gutya. So aho umubonye deal mbere wenda nko mu photographer aho bamubwira vayo photo hano, ariko wana dusuggestinga nko mu DJ, so nimba nzi ahita nkoraho kuri telefone akambwira yewe Trouble none se waboneka, ntago afite menshi ariko tugiye muri deal wenda araho twagera, so tukajyana gutya twese tuzamuka. Cya kintu cyo gukorera hamwe kandi ndakeka nawe nimba ubizi ko twigeze kumenyana kuva kera, twese twagiye dufashanya, so kandi niho tugeze ubu ngubu ko twagiye dukorana gake niho tugeze ubu ngubu uyu munsi. Izo mfashanyo twagiranye hagati yacu. Ndabyibuka hari event kera yitwaga ngo High School Idol. N'abantu mu rutete ni beat ikintu cyitwa my event. High School Idol yari leta ni beat. Kuva 2012 Dany Beat yorganizaga my event. Urumva n'umusaza mu gakino. Kabisa, that was a very successful event kabisa. Ndabyibuka ko giyewe iyo event ya Dany Beat nayiririmbyemo. You know, naye ndingo mu bahanzi bakuru bakiriwe. Twahavize so much fun cyagiye kabisa. It was worth it. Byatumye abantu benshi bashirika ubwoba kuko cyagiye kandi byari by'abana bato cyane. Sanga service y'abana bato, aborganije barimo abana bato. Ngiye biranshimisha kubona ko products nyinshi zavuyemo hariya bakomeje gukora ibyo bakoraga, harimo ababyinnyi, harimo witwa Titi Brown, harimo benshi twajyaga dukorana benshi bakomeje ako kazi. Bagiye bakora akazi kabo baragakomeza pe kwera bajyana bimbwira ati kwera iriya event wabaye award ngo kabisa na n'ubu ndacyumva n'umuntu urebye, so sawa reka tugaruke mu kanya twongere dukomeze tuganire na Dany Beat ndetse na DJ Trouble. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready?
Yes, we are ready. We are already in the action actually. Turacyari kumwe rero na Dany Beat ndetse na DJ Trouble. Abasore b'impanga umuntu ababonye uraza kureba ku ifoto twa postinze uyu munsi kuri imbuga nkoranyambaga za Kiss FM. N'abasore basa bose bafite ibisage bose bararesha. Ese ntabwo ushobora kubatandukanya. Dany, ntabwo uragira gutya ngo niba hari nk'umwana rwose wari umaze iminsi utangiye gukundana ngo Trouble yagwemo hahita akomerezaho. Ibyo bintu ntabwo biraba. Ariko hari ibibazo byinshi abantu bajya bambaza kabisa. Ibyo bakambaza ngo iyo se umukubise ngo nawe ngo ngurarira se. Kubera ngo abantu ngo bimpanga. Ngo abantu bibanga ngo none se ngo naseka iki nawe urabyumva se. None se Trouble ngo umuntu ejo bundi mwahuye akakubaza ukuntu ngo utaramurangiriza projet ngo byahinze bite? Nari ndumva nari nasohotse nari nagiye Pegas I think then mpura n'abantu benshi cyane ariko abantu kuko maze imyaka irenga 8 buriya nabinaha so nari nabazwa Dany atagira impanga nyine so turahura itambwira ngo ngo Dany ngo wabyibushe noneho ko yaraje nyine ubona ko umva yarankumbuye nka Dany nyine ndeba kumubwira rero kuba nari Dany reka mbireke wifate nka Dany nanjye ubwo tutera ikiganiro akajya ambwira ngo ari projet yameruka kumva nziza nanjye ambwira kabisa ari n'izindi ziri mu nzira turinda ugomba atasa ubwo waje tugakorana neza ubwo Dany ntabwo uzajya kubona ukabona ati giyewe umuntu twarahuye ejo bundi unyimirira gukora projet ntabwo byibuka duhure ejo bundi mu nzira ibyo bizajya bibaho cyane cyangwa ita reporting ahita uvuga ati rero Dany hari umuntu mpuye nawe yaboneka naza ari hejuru cyane umenye icyo umubwira ibyo bintu njyamura nabyo cyane kabisa bimbaho. Hanyuma reka tugaruke gatoya ku kintu cyuko ubu ngubu umuziki nyarwanda hari ugihe kigeze kugeraho aho umuziki nyarwanda utajyaga ukinwa aho umuntu yagiraga nk'ikirori ukumva kabisa ikirori cyose kirarangiye nta muziki nyarwanda urakina. Ubu ngubu DJ Trouble wowe ukunze no kuba uri hanze ukorera hanze, ese ni ku kigero kingana gute ukinaho indirimbo nyarwanda? Indirimbo nyarwanda ndazikina kabisa nk'iya Bless Melody twakungora kabisa nageze na mu ma studios amwe ya hariya nayumvisha abantu bakahita bavuga wow ni ingoma pe na za Sabrina za wa Mike Yura ugasanga n'abantu bambwira kubera nimba warabonye ari indirimbo niyo Sabrina right ari mu tuntu tumeze nk'abantu bafashe do snap nyira yose suwo Dany mubwire no abakobwa bari bakambwa nanjye se mwazanshizemo muzakurikira ingoma ni nziza ashaka kujya no mu maclipe y'inyarwanda nyine. Hanyuma se twavuze tuvuga mu kanya ku kintu cyuko kera ntabwo habagaho igitaramo cy'aba DJ muhanzi ujemo. Ubu ngubu musigaye mukora igitaramo cy'aba DJ kandi abantu bakaza bakitabira ahantu bakuzura mukanatumira n'abandi ba DJ. Ubu ngubu Bruce Nore kabisa he's doing big things. I appreciate him. N'umuntu kabisa na amasari ngewe niyo duhuye buri gihe mba nishimye kumubona. So nawe I'm making a sure ko ibintu biri new, everything is new. So nkuko bivuze mbere ikirori kitabagamo umuntu ufite mikro nta muntu wakizagamo naravugaga se nje kureba DJ gute ako abantu basigaye bisohokera bakajya muri event iri fully like DJs only na undi muntu nta muntu ufite mikro kandi n'aba DJ binaha bituma nabo batangira kugaragara bakumva ko they are growing ko mbere wahoraga ukubita mu kabyiniro gusa ari abatajya mu tubyiniro ariko akaba yasohoka akajya kunwa nko ku mazi so akaba yakubona akamenya n'izina ry'umu DJ so ni ibintu byiza cyane kwe. Dany Beat uri mu bantu buriya umuziki abantu bose bumva n'urugero iyo waguciye mu biganza ubu ufite guhitamo kuba wabumvisha injyana runaka cyangwa se yindi ni gute buri gihe uri gukora ushyiramo injyana zerekeye uwo uriwe nk'umunyarwanda cyangwa se akenshi ntago ujya usanga muri wowe uvuga ati niba ugiye gukora nk'indirimbo reka nkore indirimbo imeze nk'iy'umuhanzi wo hanze kugira ngo iyi ngiyi ngiye gukorerwa nayo izamenyekane uhagaze hema aho ngaho? ngiye nkunda gucreatinga n'ikintu cya mbere kingora mu buzima ni igihe umuntu anyumvishije indi ndirimbo akambwira ati dukora indirimbo tugendeye kuri iyi ngiyi nko gushishura se nabyita gushishura ariko kuba inspired kuri ideas z'undi muntu ntabwo ngewe mbifata nko creating kuko
hari igihe ucreating akabisa ikintu cyawe kiri unique kikaba cyiza pe so mfite confidence cyane mu byo muri feelings mfite ndi guproducing indirimbo kurusha uko nahita ntangira kumva indirimbo ya Chris Brown niyo nahitinze niyo nayikora ni sounding nkayo ngiye ncika intege kuko urumva banihaye akazi kenshi cyane ko n'ubundi nta muntu uzaririmba in Nigeria kurusha umunya Nigeria cyangwa se ngo aririmbe iyo mu ndirimbo y'inyekongo kurusha abantu bo muri Congo same thing no muri US kabisa rero dukeneye kuzana ikintu cyacu ni ikintu cyacu ugakora utitaye ngo uyu munsi hariho ngo Afrobeats niba wumvise uko z'indirimbo ikaba rock ikaba nziza go for it ntabwo ugomba kuvuga ati oya ariko kuko abantu bose bari gukora Afrobeats ninsora indirimbo ya rock cyangwa ya jazz abantu baranyanga no ushobora kuyikora ahubwo ikaba ari nayo ya mbere nziza ku isi yose so Dany bet mu gihe ni bande mu rugendo rwawe ubu mu producer cyangwa se wenda n'ikibazo naza kubaza muri hamwe na Trouble akayisubiza ninde muntu ushimira cyane kuba uvuga ati uyu muntu kabisa ya played a role yagize uruhare rukomeye cyane muri career yanjye ngiye mfite list y'abantu batarenze 15 nashimira kuko Mike ivugamo batanu gusa nyo zibavu bivuga gukora bivuze tugitangira ibi byose it's all a team sibyo buri muntu afite ikintu yakoze cyamfashije mu buzima kabisa urumva harimo my mom niwe muntu wa mbere mama niwe muntu kabisa wafashije wa supportinze aranyumva atuma mbikora nanone nkabikora niga so azakubwiye ngo uyabanze ugende ugira iki ureke kujya muri ibyo bintu so hakurikiraho umuntu bita Easy Cats niwe muntu ukora video wa mbere twavuganye nkamusobanura my goal akayumva akayita anyumva ko kanya nyine atanduhije abandi bose yaranzaga akambwira ngo banza ujye gushaka ibi ukumva biruhije process so Easy Cats ndamushimira agakurikiraho undi muntu nashimira ni Krizo nkuko nakubwiye Krizo mujuje cyane nawe afite indirimbo nyinshi kuri album yanjye igiye kuza sawa nakanumbuze abantu batari bazi nawe mu bantu twakoranye akazaho Made Beats akazaho abo bantu ndabashimira kuko twarakoranye bigatuma ibintu ndi kwiga nabyo byoroha cyane hanyuma se Trouble wowe nibande ba uvuga ati uyu muntu kabisa iyo ntamugira sinzi ko mandi hano utari wowe nyine wowe umuntu niwe wigira uwundi wa kabiri ubwo nyine twese no guhera ku babyeyi kweri ababyeyi ni abantu ba mbere iyo bagushigikiye mu byo ukora so nahera ari bo nanjye nshimira so abandi ni aba promoters nagiye mura nabo ntago bavuga amazina baba hanze nabo araba my chance kugira nge kuma stage yo hanze ari nka club nakoraga yitwa 9 Club yabaga muri Hanje muri China so yanjyanye mu festivals menshi cyane kabisa ngenda performinga so abo bantu nabo ndabathankinga ko bya my experience mu byo nagezeho neze Trouble nta muntu numwe urajya kuri stage ngo ntagire umunsi akotora ni uhe munsi ushobora kuba waragize kuri stage kanu kakubaye ugakotora ukavuga ati bagiye kunsubiza i Kigali none birarangiye nsubiye mu Gatsata iyo ngibyo kabisa mu Rwanda ariko ntago byari byambaho ngo nkotore icyo ni ikintu kitari cyaba ari festival ya Alibaba nakozemo ndabyibuka ari hashushe hari muri summer noneho machine iba overheating irashyuha itizima kandi kugira izongere yake urumva byafashe nk'iminota 15 iminota 15 ubwo nyine naho ngani handi utangira kubira icyuya nawe ukumva ubaye overheating nibyo bintu twe tuntu tujya tuba mu mutwe cyagasanga external drive yawe wika indirimbo isi crashinga none se icyo gihe witwara gute uri imbere y'abantu bari kukwitegereza baje kugutarama imashini yawe irazimye ubigenza ute ufata mic niyo mpamvu nyine buriya mu DJ utazi ukoresha mic nawe ufata micro ukabashyushya ukajya babwira bwihangane technical issue ariko it's getting fixed ukajya nawe ubasaza nyine ukabwira ari birthdays dufitemo hano ufite birthday ashiramo nyine ukemsing ukahita umwemsing nanjye kwese uririmba
oya ntabwo nari mbizi nabikora ariko ntabwo nzi kuririmba ariko nyine ni byiza ko ufite mic ukahita ubajijishaho gato ariko icyo gihe ikibazo wowe mu mutima uba wenda kwiruka neza cyane. Hanyuma se Dany Bet, hari abantu benshi bijya bigaragara bitewe n'akazi kari kose ukora, iyo ukora neza abakiriya baza ari benshi, right? Abakiriya bakaza ari benshi ku buryo ugira gutyo ukagira abakiriya benshi, noneho ugasanga nk'umutekinisien bakubanye benshi, buri wese ese indirimbo yanjye kutaraza imeze biteye, none ugasanga abakiriya batangiye no kurakara. Mu gihe umukiriya yakurakaranye kandi ubibona ko wenda utarabasha kumuhereza indirimbo ye, waba uri muri ba bantu bakuraho telefone cyangwa se uri muri ba bantu bicaza abakiriya bakavuga ati nyaboneka byanze? Ntabwo biba byanze ariko ngiye mbabwira ko numva bitaraba ready. Okay. Mba numva bigikeneye time nkabimusobanurira abenshi bakabyumva. Hari ubumva we yari yapanze gusohora indirimbo uwo munsi akabirakariramo, ariko it's nothing personal kuko n'ubundi nta akazi twese turi gukora. So hari ababifata personal, hari ababyumva, and ababyumva nibo dukomezanye. Okay. Yeah. Alright, reka tugaruke mu kanya noneho tugera no ku mwanzuro, tugera no mu gusoza, ariko ushobora nawe kuba wabagiriye ikibazo ubabaza cyangwa se igitekerezo ubahereza. We'll be back. Ibyo ari byo byose Naked Mastercard, koresha ikarita wishyura byose hamwe na Mastercard. Koresha Mastercard igihe wishimanye n'aba ukunda. Koresha Mastercard igihe wishyura ifatabuguzi rigufasha kureba album y'indirimbo cyangwa filime z'amasaro ukunda. Koresha Mastercard igihe uri kuzuza imodoka yawe essence witegura urugendo rwiza. Naked Mastercard, uburyo bwiza bwo kwishyura kandi butekanye. Mastercard. Hagati aho ngaho rero ntabwo bikiri inzozi, byabaye impamo. Ushobora kuba connecting business yawe ku murongo, abagozi bawe ukabashyira kuri internet ku mafaranga 3,000 byonyine. Hamagara 311 cyangwa se wandikire sales.rw@mtn.com ku bindi bisobanuro birambuye. Get ready. Kigali's #1 hit music station. 102.3 Kiss FM. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Yes indeed we are. Turari karutse nanone turacyari kumwe na Dany Bet ndetse na DJ Trap Boy. Hanyuma se Dany Bet, mbwira ni igihe kintu ujya ubona kuri Trap Boy wumva ukambwira ati iki kintu bro mbabarira ucyongere kuri wowe ku kazi kawe ukora? Navuga projects zindi ziri hanze wenda yanuza ya DJing. Nicyo kintu cyane mbabwira yige production. Tumaze iminsi ndi kumwigisha guproducinga. Okay. Nawe amenye kwikora ama remixes ye, amenye gukoresha nyine like the software nkuko mbizi. So ndi kubimwigisha, nicyo kintu ubu tumazemo igihe. Nice. Hanyuma se nagaki afite ubu kushaka kuzamwigiraho wenda nko mu mico yiwe, mu buryo ki afata akazi cyangwa se mu mico isanzwe y'ubuzima? Hari igihe impanga zibura zivuga ati acyatiriye abantu, ariko hari igihe usanga ari akantu wa appreciating kuri we, uvuga ati reka akantu bro kari akantu ukora ni sawa cyane. we ikintu ni ugusocializinga, arasocializinga nimukunda abantu. Ngewe ariko ntabwo nkunda guhanginga out n'abantu benshi cyane. Wowe hari ukuntu uba ukeneye aka space kawe? Mageneye space yanjye, ariko we arasocializinga ajya nsohokana, so nanjye mba nshaka kubimenya, nge numva nyine ndi safe. Okay. Hanyuma se Trap Boy, ni iki kintu rero ko bwati Dany Bet ndashaka aka kantu kabisa ugahindura cyangwa se ukongere ku bintu ukora? Ni nk'ama hit asora rigiye asora nyine nka hit ku kwezi akazongera nko mu kwa gatanu nako cyangwa undi mwaka. Yes. Icyo kintu ngenda mubwira hari akwiye nibura buri kwezi ko ari akantu gasohoka ko nyine public niki cyene, nanjye ndi public kuri we kuko nyene indirimbo zo gukina rigengera club nkaga ko zabaye nkeya wasoye n'izindi tukajyana. Akubeti buritsi akantu ndi gutekereza cyagasaga yakoze nyine nka projet yayigarukiyemo hagati. Ngamubwira iyo nirangize ni hit kabisa. Ibyo nibyo mba nyine wenda navuga yakongeraho. Hanyuma se kakantu wowe umwigira uvuga ati bro haraka kantu nkagukunda wowe kabisa nakeneye kukamenya?
n'ukuntu adiringa n'abantu njye buriya hari abantu babumagara bakama ibiraka ugasanga nyine nabaye too nice with them nabijyanye slowly hari ukuntu adiringa nabo nyine ibintu akavuga bitagenze gutya ntabwo mbona mbese agahagarara kuvuga ati yewe iki kintu niba kitabaye gutya sinza ariko njyewe usanga nagizemo bya bintu by'imuwe ndakubwiye ntacyo ndaza tuzavugana nyuma ya show ugasanga wowe rero nyuma ya show urareburije uri telefone umuntu ntabwo akikwitaba ugasanga uri kumwiruka inyuma kandi ari wakwirutse inyuma bwa mbere ariko ubu niwe uri kumwiruka inyuma none se wamuha yarinze akakubera manager nibyo turi gupanga nabyo naravuze niba ryamamagara wowe kubamenyereye nzajya nkuha telefone aba ari we mu biganiro alright hanyuma rero turi gusoza tugeza ku mwanzuro n'iki kintu Trouble wabwira nk'umujene hariya ndashaka kugubaza ibibazo bibiri wenda ubisubirize icyarimwe mbere na mbere icyo nkubaza ni inzego z'igihugu right? Kuko buri muntu wese ukora akazi hari ukuntu hari inzego akenera kwifashisha kugira ngo akazi ke kagenze neza twize kuvuga ku kintu cy'uko ibitaramo bijyana no gukorana n'abashinzwe umutekano n'inzego z'umujyi wenda wa Kigali cyangwa se n'umujyi wakoreyemo n'abandi bantu benshi cyane n'ubuhe butumwa cyangwa se n'ikihe cyifuzo wabasaba icyo kibazo wenda na Dany Beat arahita agisubiza hanyuma mu gusoza n'iki nuwe mujene uri hariya ushaka kuba yatangira nihe nama wamugira Okay, duhere kuri icyo kibazo cy'inzego I hope ko wenda ko ntago maze igihe kinini nta kuryo namenye ko byifashe if there was a association wenda y'aba DJs kuba twajya tuba twicarana hamwe umwe nahura n'ikibazo like ari ukuntu bagutwarira ibyuma bakaguca amande utanafite nk'ibihumbi 400 ugasanga bari bagiye gukora nk'ibihumbi 50 baguciye 400 uzazabona 400 gute n'icyuma cyagiye so kuba twakorana imwe yahura n'icyo kibazo twaba dufite n'ahantu twahita duhamagara bitasabye kujya guca kure ubwo nyine iyo association ihari byaba byiza kabisa kuba twareba ukuntu twazajya dusolvinga iki kibazo hamwe twese tukicara tukakiganiraho noneho ku muntu ushaka kuba yaba DJ akazamura skills ze practice nimba ufite uburyo niyo waba ufite akuma niyo waba ufite iyo virtual DJ first practice ko ntago wasimbuka uhita ugera ku cyuma so start with that virtual DJ byuka keep learning, watch videos, internet yaraje yaranoroshye so try to look at other DJs who inspiring, watch what he's doing and try to follow his footpath ariko nugera wenda ahantu ushobora gufata n'inzira yawe ugakora ibyawe which is one advice naho umuntu wese ushaka kuzamuka as a DJ. Dany B so ngewe icyo nekereza ku bantu bose nuko muziki ni ikintu gishimisha abantu ni ikintu abantu buriya bumva bashaka kwishima yaba ari gospel yaba ari R&B yaba ari hip hop injyana yose umuntu yumva nuko aba ari yishimye muri ako kanya cyangwa ashaka ko emotion ze zigenda so tugomba kwiprotectinga kurusha uko twumva ko ari ikintu kibi bayihagarika so hari uburyo twabicontrollinga nibi bakavuyo abantu nibasakuze ariko music ni ikintu cyiza pe ni ikintu cyiza cyane gihuza abantu benshi cyane twuri ubundi n'igihugu tuba turi gukomeza dutumira abantu nibyo mu Rwanda turimo iyo tuzana ayo manama tuzana abanyamahanga bivuga ko umujyi n'ubundi uguma umujyi uri vibrant uri active kugira ngo ube active rero nuko izo nzego zireba ubworoherane ukuntu bakorana ahubwo bikaba ari byinshi cyane buri cyumweru ku buryo abantu kuko n'abantu baje bakakoresha TripAdvisor cyangwa izindi nuza bakwerekana ama events ari bube muri iyo city ugiye so rero ni ibintu abantu baba bashaka iyo baje entertainment so ni ikintu twagakwiye kuboostinga cyane hanyuma umujene uri hariya uvuga ati jewe ndashaka gutangira wenda bishobora kuba atari n'umuziki ashobora ari anything ashaka gutangira ariko hari muri kwa kundi bicara bavuga bati hari ikintu wenda ntafite nibi ntafite navuga ko no gukomeza gukora mbese like consistency ni ikintu cyiza mu buzima buri munsi wunguka ikintu niyo warara utagikoze ariko iyo watangiye kugikora ubu ufite deja intambwe wamaze gutera so I think ko consistency ni cyo kintu abantu bose babura kwivanamo ko uyu munsi niba bidakunze byarangiye ahubwo tugakomeza tugakora
niyo byagutwara imyaka 10 kuri uwo mwaka wa 10 uzabigeraho. Alright. Thank you so much Dany Beats. Urakoze cyane Trouble kabisa, byari byiza kubana namwe. Ariko wakwakira telefone imwe gusa wenda tukumva. Kiss FM, hello. Hello Kiss FM. Hello. Ndifuza gutomboriza ijwi. Warifuza gutombora ijwi niba ari rya Dany Beats cyangwa Trouble ntawamenya. Anyways, ubwo rero turi kumwe, ibihe byiza mu gihe ukomezanya na Antoinette Mukanya, nakagaruka wa gatanu utaha na butse batwakiriye ibindi byamamare dukomeze tugane. Uri kumwe na Anje Andi bumuntu ndetse na Dany Beats ndetse na DJ Trouble. Indirimbo igiye gukurikira ndayigutuye n'indirimbo Dany Beats yakoze. Kiss FM.